Muraho neza, nizere ko mwese aho muherereye muri amahoro. Hari itangazo KCB Rwanda yasohoye ritanga buruse ku banyeshuri bagiye batandukanye, cyane cyane guhera ku bantu bize kuva muri toronkome umwaka wa gatatu segonderi ndetse no kugeza ku mwaka wa gatandatu segonderi. KCB Rwanda ikaba yatanze amahirwe ko aba banyeshuri bari hagati mw'ibyo byiciro, akaba ari amahirwe adasanzwe aje mw'iki gihe kugira ngo afashe urubyiruko rw'u Rwanda, ndetse kugira ngo KCB Rwanda ibafashe mu kuzazamura iterambere ryabo no mu minsi iri imbere. Rero hano ikaba yatanze buruse ku bantu bose babyifuza, cyane cyane bize amashuri kuva muri senior 3 ndetse no kugeza muri senior 6. Ikaba KCB Rwanda yatanze scholarship idasanzwe, ikazaba izishyurira buri muntu wese uzitabira cyangwa uzajya gufata ayo masomo. KCB Rwanda izatanga 100%. Nanone KCB Rwanda ikaba izatanga buruse ku bantu bose, buruse ku bantu bose abazagerageza bose gukora application yabo, izabafata bakishyura amafaranga yonyine 2,000 ya registration gusa. Ayo ngayo niyo mafaranga yonyine muzishyura, ahandi buruse akaba ari 100%. Ikazaba izibanda cyane cyane ku bintu bigendanye n'ikoranabuhanga ICT. Murazi ko mw'iyi minsi ICT cyangwa ikoranabuhanga ni ikintu cya mbere cy'ibanze umuntu uwo ari we wese, cyane cyane urubyiruko, yifashisha kugira ngo abashe kwiteza imbere. Ndetse hari n'andi masomo ya tourism and hospitality, tourism ndetse no ajyanye no kwakira abantu. Hano KCB Rwanda ikaba yatanze amahirwe kugira ngo buri muntu wese w'urubyiruko ushoboye kuba yajya kwiga ayo masomo akaba yaza agatangira kwiga ayo masomo muri KCB Rwanda. Hano hari n'utundi tuntu yagiye igaragaza, izagaragaza amasomo agiye atandukanye ari mu byiciro bitandukanye, harimo nka multimedia production, ikazazana software development, kubaka soft runaka ziba zagufasha mu gukemura ibibazo urubyiruko ruhura nabyo. Ndetse ikindi kintu ni digital literacy, kuba buri muntu wese asobanukiwe ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. KCB Rwanda yaje ari igisubizo cyiza. Aya mahirwe rwose, niba uri umuntu washoje amasomo yawe mu mwaka wa gatatu, ukaba ufite indangamanota yawe, ukaba ufite diplome se cyangwa indi certificate ikwemerera ko wize, ibyo ngibyo ko ufite diplome cyangwa indi certificate yose igaragaza ko washoje senior 6, ibyo ngibyo ni akarusho. KCB Rwanda ikaba yaje gufasha urubyiruko cyane cyane ruri mw'ibi biruhuko, kugira ngo irebe uburyo yabafasha mu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga, mu buryo bwo kwakira abantu, ndetse na software development. Hano iri kugenda igaragaza aho bazagenda batangira amasomo yabo. Hano hari Igikondo, hazaba hariyo multimedia production na tourism na hospitality. Ubwo abantu bashaka kuba bakwigira Igikondo bari kwiga amasomo ya multimedia ndetse na tourism and hospitality. Ndetse hari n'indi site KCB Rwanda yashyizeho ya Kabuga, aho hazatangirwa aya masomo ari mu byiciro bibiri, harimo multimedia production ndetse na software development. Ndetse hari n'indi site ya gatatu ariyo ya Kimisagara, aho ngaho hazatangirwa amasomo ya multimedia production ndetse na digital literacy. Ndetse hari n'indi site ya Nduba, hazatangwa amasomo ya multimedia production ndetse na digital literacy. Rero ndumva aya ngaya yaba ari amahirwe meza ku bantu bashaka kwiga multimedia production, digital literacy. Aya ngaya ni amahirwe adasanzwe umuntu atabasha kwirengagiza. Niba warize ukaba ufite ripoti yawe y'umwaka cyangwa y'icyiciro ushoje, ariko guhera muri senior 3
kuzamura, ubwo ni mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, mu wa kane, mu wa gatanu ndetse no mu wa gatandatu. Abantu bose dusanga mu ibyo byiciro cyangwa abanyeshuri dusanga mu ibyo byiciro byombi, KCP Rwanda yabazaniye aya mahirwe yo kugira ngo mufate amasomo muzifashisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ndetse akabafasha no guhanga imirimo. Ariko hari n'ikindi kintu yagiye ishyiraho kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa. Abanyeshuri bagomba kuba bafite nibura ripoti cyangwa indangamanota y'umunyeshuri, ndetse bagomba kuba bafite na diplome cyangwa se certificate. Ariko ibyo ngibyo ni ibyiyongeraho. Ikintu cya mbere hano gikenewe ni ukuba ufite ripoti y'icyiciro cy'amasomo ugize ute urangije. Akandi kantu ko kwitondera hano ni ikintu kigendanye na deadline cyangwa umunsi bazagira ute, umunsi bazasorezaho kwakira abantu. Ni tariki 31 z'ukwezi kwa munani 2025. Rero murumva ko hasigaye iminsi mike cyane ishoboka kugira ngo iyi scholarship ya KCP Rwanda irangire. Mwahanyarukira vuba kugira ngo aya mahirwe ataza kubacika. Aya mahirwe rwose ntagucike, kandi ukubahiriza deadline. Ibisabwa nta kindi ni ukuba uri hagati y'umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ndetse n'umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, ukaba ufite indangamanota zawe, waba uyifite ukayigaragaza. Ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye. KCP Rwanda rero ikaba yatuzaniye scholarship nziza yagufasha. Dusangamo ariya masomo twabonye ya multimedia production, software development, digital literacy, ubwo ni ukwiga computer. Rero nagukangurira kuza ugafatirana aya mahirwe. Mu Kinyarwanda niho bavuga umugani, gufata ihene igihebeba. Rero aya mahirwe ntabacike nk'uko Ikinyarwanda cyacu kibivuga. Mufatirane aya mahirwe, muyafatirane atabacika. Ni ugushaka ubumenyi cyangwa bino bintu bya digital bijyanye n'ikoranabuhanga. Hano tubona icyo bita skills. Izo skills nizo wapurayinga mu buzima busanzwe, ukaba wajya gushaka akazi ahantu henshi hatandukanye. Waba uzi gukoresha imashini neza bikaba ari sawa cyane, ariko KCP Rwanda yatuzaniye igisubizo. Ndumva mwanyarukiraho cyangwa se mukatwegera kugira ngo tubafashe gusobanukirwa neza ibi bintu. Ariko ibyo nari mbabwiye hano ni ibintu bisobanutse cyane. Wenda ku bundi busobanuro nibwo mwaduhamagara. Ni Alphonse. Nimero ya telefone ku muntu wayishaka ni 0789420084. Reka nongere nsubiremo 0789420084. Reka aya mahirwe ntagucike from KCP Rwanda. Nizere ko iyi video umuntu uri buyirebe ari buze kwisagiza n'abandi kugira ngo aya mahirwe ataza kugira ute, ataza kuducika. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere ni ukudukurikira kugira ngo tuze tubagezaho bino biganiro bitandukanye cyangwa updates cyangwa information kuri scholarship ndetse na available opportunities ziba ziri hirya no hino, kugira ngo dufatanye kuzamurana. Dufatanye kuzamurana, tugira ubumenyi mu ikoranabuhanga ndetse no mu kwakira abantu neza, ndetse no mu gutunganya utundi tuntu dusa nkaho ari utw'ingirakamaro, ariko binyuze muri KCP Rwanda. Hano itanga scholarship y'100%. Ako ngako nako mukongeremo. Sawa, murakoze. Ni Alphonse Shimwe from Go and Study Scholarship. Murakoze cyane.